babwiye hari izishamikiyeho bitewe nuko imisemburo yabaye myinshi nababwiye ibimenyetso byabyo ariko hari n'igihe n'imisemburo iba mikeya nabyo bifite ibimenyetso byabyo iyo imisemburo ibaye mikeya ushobora guhabwa imisemburo iyo imisemburo ibaye myinshi bikananirana kuba kuko nabyo hari imiti ishobora kwigabanya ikayisubiza ku gipimo irahari myinshi ariko binaniranye kuyisubiza ku gipimo wakenera kubagwa yego hari ibyo bimenyetso nako babwiye bindi byatuma umuntu abagwa ni ibyo nyine byo kuba waziba ikindi bagiye kuvuga umwingo wegereye cyane aho imitsi ituma tuvuga izo bita renere larynge imitsi mbese ikoresha ijwi iyo umuntu arwayemo nka kanseri y'umwingo yego ikatinda kuvurwa ishobora kwinjira muri ya mitsi y'ijwi umuntu agatangira nko gusarara cyangwa mbese kenshi umuntu nyine akubwira ati nsigaye bavuga ko nasaraye nyine wamupima yaramutse afite umwingo nk'umuntu wasaraye afite umwingo utangira gutekereza ko byaba byarabaye kanseri kuko burya n'ikindi wenda ntongeyeho ya myingo yose nubwo nayivuze mu byiciro uko ari bine ishobora guhindukamo kanseri 3% k'imyingo urumva ko ntabwo ari byinshi ariko hari ibyago yuko ushobora guhindukamo kanseri noneho mbwe abadukurikiye ko bashobora nabo kwibariza ibibazo muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ijambo maduhamagara kuri 0788855656 na 0737609696 turi kumwe rero na Dr. George Ntakiruta arimo atuganirira ku ndwara y'umwingo. Hadi Manzano waramutse Bariza n'umushahara bamara kuramutse mwaramutse neza baramutse neza Marise ndi Nyaruguru noneho njye ikibazo nshaka kumubaza ese nk'uko umuntu aba yararwaye umwingo turakumva nyine aba yarawurwaye noneho agasigaho nk'imiti wenda nk'amavuta y'inka bikikiza batamubazi amahirwe y'uko yaba yarakize cyangwa bishobora kongera kugaruka ese ikindi cya kabiri ese ifata guhera ku myaka ingahe kugeza ku myaka ingahe ahatege kumwe n'ibyo nari mfite. Urakoze cyane. Woni Alice avuga ati umwego ushobora kugaruka yera tubaza kugira tubasubiriza rimwe. Hello oui maramutse yego shimwe ndetse nakwibariza uwo mutumirwa ariko nabanza no kubashimira kuko nyine iyo ndwara abantu benshi twajyaga tubibona bazirwaye ariko nyine tumenye impamvu zibitera cyangwa se aho bituruka ariko icyo nakwibariza yego ese nk'umuntu wenda n'urugero sibyo nk'umuntu mu muryango awurwaye wenda tuvuge ni nka papa wawe cyangwa se umuntu umwe mu muryango ishobora kuba indwara yatakuje ku muryango we hajya hazamo abantu bazirwaye ndumva ari ibyo ngibyo namubaza. Yego urakoze cyane. N'abandi bagenda baza tugenda tubakira ariko ari nako tunaganira kugira ngo ushobora gusanga ibyo bari kwaza uribuze kugenda ubisubiza. Nige guhita nkubaza ni umwingo ushobora guhitana umuntu urwaye? Birashoboka. Urugero niba ari umwingo nk'uwa kanseri ziriya kanseri z'umwingo ni kanseri zikomeye zishobora gutwara ubuzima bw'umuntu mu gihe gito cyane. None ngasubiza rero ngo batubajije hari uyu witwa Alice uri Nyaruguru avuga ati gusigaho amavuta atanga urugero rw'amavuta y'inka ati umwingo ugasubira iki gihe ubukize burundu cyangwa ushaka kugaruka ahita nabaza niba hari ikigero cy'imyaka runaka ishobora kwibasirwa ati ni kuva kuri ngahe kugera kuri ngahe. Yego mu by'ukuri nkurikije gusiga uko abivuze nkeka yuko amavuta y'inka ntabwo nzi ko ashobora kuvura umwingo kubera ko nk'uko nabisobanuye ntaho byahurira kuyuko no gusiga amavuta y'inka
byonyine ntabwo ahubwo nkurikije uko wabimbwiye niba wenda azi n'umuntu byabayeho ashobora kuba ari wa muntu warwaye umwingo uri physiologique wenda umwingo byaramufashe muri cya gihe cy'ubugimbi cyangwa umwangavu noneho kubw'amahirwe ya myunyu ikaza kuboneka bikongera bigasubira uko byari bihoze ariko ibyo gusigaho amavuta y'inka cyangwa se andi mavuta y'ikindi kintu ntabwo byavura umwingo pe imyaka nk'uko nari nabivuze hari umuntu mu gihe cy'ubugimbi ubwangavu ushobora kurwara umwingo umubyeyi utwite cyangwa uri konsa ashobora kurwara umwingo bitewe n'uko umubiri we uri gukenera ya misemburo myinshi nanoneho umwingo noneho watewe n'uko nagize kubabwira ko mu gihe cy'imyaka 30 kujyana kuri 40 gusubiza hejuru aribwo ya myingo iza nta gihe mu by'ukuri navuga yuko ari igihe runaka umuntu azarwarira umwingo umuntu ashobora kurwara igihe cyose byose birashoboka undi wishimwe yaravuze mu mwagisubije hari ariko yaravuze ngo urerekane mu miryango umuntu ashobora kuba yabyara umwana nyine urwaye umwingo yego nk'uko twari twabivuzeho birashoboka yuko hari za gene abantu baba bafite ziri mu miryango yabo ziba predispoza cyangwa zibashyira ku byago byo kuba barwara umwingo none se nko mu gihe umuntu yavuwe umwingo nabi tubyite nabi harimo na buriya buryo uriya yaravuze yenda bwo gusigaho amavuta niba bibaho nubwo muvuze ko yenda mutabizi neza twakira umuntu halo waramutse baramutse neza tumeze neza murakoze Ange Kanombe Ange nuko nzi ko hari umwana muri karitsiye ayirwaye nyine hari umuti bamusigiraho ikagenda ikongera bikagaruka hari ukuntu byinshi byagaruka cyangwa byagenda hari indwara byazatera kuko biragenda hasiga umuti ikagaruka hari indwara byazateramo hagati aho ngaho icyo kibazo wari ufite cyonyine ndagushimiye Ange kirahura neza n'icyo nari mvuze urumva umuntu twabyita ko ari ukwivuza yenda nabi amavuta asigaho urumva niba bivuzwe n'abantu barenze umwe birashoboka ko bashobora kuba bajya babikora kandi umva noneho aravuze ati n'umwana uba muri karitsiye aho atuye yego uyu mwana ngasubiza Ange niba hari izindi ngaruka zagira z'ubuzima cyangwa n'uburwayi ndetse niba yanakira koko Ange ntabwo nzi neza ubwo bwoko bw'amavuta bamusiga ariko njyewe nzi ko nta miti muri make nta miti ivura yo gusiga nta miti njyewe nzi nta n'imiti yo gusiga tujya twandikira abarwayi barwaye umwingo ubwo kuba bigenda bigaruka bigaragara yuko n'ubundi bw'umwingo yarawurwaye ibyo inama namugira ni uko yazajya kwa muganga agakoresha ibizami bakamenya n'iyo mpamvu umwingo ugenda ugaruka yego halo mwaramutse nagira ngo mbaze umutumirwa harya wurinde Kevin emerereye Kigali nagira ngo maze nyine iyo ndwara y'umwingo ishobora kongera kugaruka cyangwa se mu kimwe nyine wakora iki kugira ngo ndwara y'umwingo udashobora kuyirwara amakosa wacyumvise ikibazo cye aramusubiza kubaza niba indwara y'umwingo ishobora kugaruka ashobora ngo ushobora kuvurwa igakira cyangwa se ishobora kongera ikagaruka aranavuga ati se yakwirindwa yego reka twakire n'uyu yego Ange ugarutse ko hari umuntu nyine nyamuna akiwaye hano munsi y'ugutwi nayo yaba ari umwingo cyangwa urakoze cyane mwarimu mwasubiza uyu Kevin aravuze ati igihe umwingo uravurwa ugakira burundu cyangwa hari igihe runaka ushaka kugaruka ati se uyu muntu yawirinda ati umwingo ushobora kuvurwa ukagaruka ariko biterwa n'uburyo nyine wavuwe yego ari umwingo nk'uko nababwiye wa wundi waje bitewe n'uko
umuntu yari ageze mu kigero cy'ubwangavu cyangwa ingimbi ukawuvura wabivura pe bikagenda ariko nababwiye ko hari n'izindi mpamvu none se arwayemo kanseri inyuma cyangwa akarwaramo izindi mikorobe zituma umuntu umwingo ubyimba urumva ko bishoboka hari n'igihe n'umwingo bishoboka ko byari byaranakuze cyane akawurwara nk'uruhande rumwe noneho yajya kwa muganga bakamubaga uruhande rurwaye wenda uburwayi ntibатamenye ko bwamaze gucengera no mu ruhande rwagaragara ko ari ruzima yego nyine rumva ko nyuma y'igihe runaka wazagera urongera ukagaruka mu ruhande rutavuwe birashoboka rwose yego waramutse Narisa Nyaruguru garutse ari kuvuga ngo indwara yandu ifatwa ingimbe n'abangavu nk'abana wenda batoya nko guhera nko ku myaka nk'icumi 8-7 gutyo ko baba bayirwaye iterwa n'iki ati bashobora gukira cyangwa ntabwo bakira saba turi kumwe ati se bakira cyangwa byagenda bite hari uyu ngo waruvuze mwari mu gisubizo witwa Kevin mu gisubizo Kevin aho yaravuze ati yakwirindwa yego wenda nabisubiza rimwe n'uvuze ati n'abana b'imyaka 7-8 nuko ntazi igihe yatangiye kudukurikira ariko yibuke ko navuze ko indwara y'umwingo ishobora guterwa no kubura umunyu bita iyode cyangwa se kugira indyo ikungahaye muri bya biribwa nababwiye guatrigene foods nk'imyumbati amasombe ibijumba mbese ibyo biryo ari byo urya cyane kandi noneho bikiyongeraho nuko wenda n'ahantu utuye wa munyu wa yode utaboneka mu mazi cyangwa mu mafunguro birumvikana ko n'umwana w'imyaka mikeya yabirwara nta gitangaza hari n'undi wegeze kubaza ngo ese ngo umuntu ufite ikibyimba munsi y'ugutwi mvunde waruje yego ufite ikibyimba munsi y'ugutwi oya ntabwo gishobora kuba ari umwingo kuko nababwiye yuko glande thyroïde iherereye mu ijosi hano munsi y'ahantu bita mu ngoto ntabwo ari munsi y'ugutwi yego ubwo n'undi wese uzaturamwakira mu gihe muri kugenda musubiza bene bibazo biba byagiye bibazwa ariko mushimangiye cya kindi cy'uko bavuga ngo wakwirindwa yego kwirinda iyi ndwara y'umwingo yego yego turakumva nishimwe ugarutse ikindi kibazo nari mfite ese uramutse utivuje iyo ndwara ishobora kuguhitana cyangwa urayibana ubuzima bwawe bwose muhite mubihuza yaguhitana ishobora kuba nk'uko nababwiye indwara y'umwingo ubwayo iyo ishobora guteza ibibazo bishobora kukuviramo kuba warwara ukaba byaguhitana nababwiye yuko gishobora kubyimba kikaniga umuyoboro uhumekeramo ubwo urumva nyine kiwunize ni nko kukuniga mu ijosi ushobora kuba byakuviramo gupfa ntazo ko hashobora kuzamo na kanseri hashobora kuzamo na kanseri kandi kanseri z'umwingo ziba ari bwa bwoko bwa kanseri bugoye kuvura pe yego noneho ukomeza kujya kendeye cy'uko umuntu yakwirinda umwingo kwirinda indwara y'umwingo bisaba nyine kugenzura amafunguro turya niba ari indyo yuzuye nk'uko nababwiye uwo munyu wa yode uba ukenewe cyane kuko iyo udahari nababwiye ko umutiroyide udashobora gukora imisemburo neza no kwirinda kurya ibiryo bishobora kuba ari byo urya kenshi kandi bibuza umubiri gukoresha wa munyu wa yode yego none tugenda dusubiza mu buryo bwihuse kugira ngo dukoreshe igihe neza undi ati we nuko rwabutumwa noneho bugufi ati mwaramutse neza Celestin ukwenda gushimiye kubatumirwa utuzanira rakoze cyane kwivuza mu kinyarwanda byo nta ngaruka bigira ubundi se mu kinyarwanda barawuvura ko hari abo numvise bavuga ngo bararasaga umuntu urwaye bakamusigiraho imiti agakira ngo ari mu ruhanga ibyo bintu koko birahura n'abandi bavanga ngo basiga amavuta ariko se kuvura mu kinyarwanda bundi bibaho
yaravuze ngo hari n'abarasaga abantu kuvura mu buryo bwo kurasaga cyangwa umwana avuze ko kuva na kera wa mugani iyi ndwara yahozeho bisobanuye ko n'uburyo yavurwaga rero yego ngo nkurikije uko mbizi nzi n'uburyo umwingo umuntu ajya kuwurwara uko biba byagenze ntabwo nkeka ko kurasaga byabivura mu kinyarwanda hari ibyo bagerageza ariko nzi neza yuko kurasaga nta kintu byakora ku mwingo ubwo rero undi nawe we yashimye ati murakoze cyane byari byaranyobeye pe urumva arasobanukiwe ati noneho ngo umuntu ntiyahera umwuka nibyo mwabivuze ngira ngo mwamaze kumusubiza mwaramutse neza nsubiza n'uwo mutumirwa ni ukuri gahunda y'ibiganiro biratwubaka njye nari nzi ko ngo bishobora guterwa ngo n'amarozi ngo akaberwa umuntu ati ndasobanukire buri muntu afite umwingo atemererwa kurya cyangwa kunywa ikibazo ngo hari umuntu ufite uyu mwingo atemererwa kurya cyangwa kunywa iyo ufite uba wamaze kuwurwara ariko nta nubwo nakuvuza 100% ko hari ibintu umuntu yabuzwa ahubwo bya biribwa nababwiye bishobora gutuma umwingo ubyimba umuntu agerageza kutabikoresha igihe kinini kenshi akajya nyine ahindagura indyo ntibibe ari byo biba ari byo biryo umuntu ahorera ntiwarya isombe buri munsi ngo avuge ko nuramuka urwaye umwingo uzaba warabigizemo uruhare umwaka mushya muhire kuri wowe n'umutumirwa twamwishimiye pe ngo none arabivura akura hehe nzi umuntu ufite umwingo namurangira iki ni ikibazo cy'umuntu dukurikiye ngisubize se nta kibazo impamvu baba batubajije nkora mu bitaro byitwa Best Care Specialist Hospital biherereye mu karere ka Kicukiro wenda umuntu mushobora kumuha nimero yanjye ya telefone nta kibazo mwayivuga nkoresha nimero 0788 43 363 0788 43 363 undi we yarabajije ati mwamutse neza hadimanzi ndinosaka hano Kabarore ati none ubundi umwingo uvurirwa he kuri centre de santé bawuvura sinzi naryo mwamusubiza kuri centre de santé bakuvura bakaba bakugira inama bitewe nanone n'ibimenyetso ufite cyangwa bakaguha transfert ikugeza ku bitaro undi we yavuze ati umwingo urandura sinzi ubwo oya ntabwo umwingo wandura hanyuma rero hari undi we wabajije ku bintu bijyanye ngo ko numvise ngo amashu ngo n'ibijumba bihonze ngo bitera umwingo nibyo koko ubwo birasana bya bindi by'ibiribwa mwavugaga ukavuga ngo ibiribwa runaka bishobora kuba byatiza umurindi kurwara umwingo niba hari ibyo mubona hafi n'amasharimo amashu nibyo amasharimo n'ibijumba ndetse n'ibigori na soya n'imyumbati n'amasombe nabibabwiye n'intoryi ndetse nari nzibagiwe nose ko byari ibiryo bidutunze umunsi ku wundi umuntu abifata gute kugira ngo bitamutera izo ngaruka mu by'ukuri nababwiye yuko mbese umuntu ni ibiryo ndabizi natwe twese turabikoresha ariko nababwiye ko ntiwabikoresha igihe cyose udahindagura indyo yego noneho rero ndumva twagana ku musozi w'ikiganiro twari turimo tugirana mukatubwira noneho ubutumwa mugenera umuntu wamaze gufata kurwarwa n'uyu mwingo ndetse n'utarawurwara kugira ngo awirinde ndetse n'abantu bakikije rega wa muntu uwufite yego murakoze rero biraza no kugera niba hari ikintu mwumva mwashimangira tutatuvuze mugahita mugikomozaho mu buryo bwo kwirinda umwingo nyine bitangira muri bwabo gusobanukirwa neza uburyo umwingo ufata umuntu hari uwo munyu wa iyode hari n'iyo ndyo bya biryo nababwiye byitwa guatrigene foods birimo nyine amashu imyumbati amasombe mbese nabirondoye noneho ikintu cyakorwa ni uko igihe utangiye kumva cyangwa batangiye kukubwira yuko mu by'ukuri wenda icyo ntakivuze iyo umwingo watangiye kugaragara abantu bakakubwira turwaye umwingo ni ukuri biba bigeze kuri kubera ko ubundi iyo glande thyroïde niyo nagukoraho ntabwo namenya ko uyifite ariko iyo kwa muganga hakiri kare bashobora kugupima
iyo utangiye kwipima kwikora mu ijosi ukumva utangiye kubyimba wakwihutira kujya kwa muganga kuko haba hakiri kare hari igihe baba bashobora no kuba bakuvura bigasubirayo. Ariko iyo byatangiye kugaragarira abantu bati uzi ko warwaye umwingo biba byarageze kure. Hano Karame nari soganutse atabangenda nareka mubaze Kicukiro no gusohokorera nta munara nk'abantu baba bari wenda nkanjye ndi Nyaruguru turamutse tuzi nk'umuntu uyirwaye nta bushobozi afite bwo kuba yagera i Kigali ngo yakira gute ahandi hantu ushobora kuba babakorera ariko na nimero wayifashe ngo ntakeka gusubiza kugira ngo n'andi wese utabashe kukibaza abyumvireho. Ntabwo ari twe twenyine tuvura no mu bitaro byose hari abaganga bashobora kuba bagufasha. Ariko ashaka kugira ngo umuvure by'umwihariko yagomba kuri iyo nimero birimo kabivugana kuko nta kure habaho umuntu ajya gushaka ubuzima. Hanyuma rero nta bundi butumwa mwumva ubundi butumwa rero nk'umuntu usanzwe ahura n'abarwayi bafite ikibazo cy'umwingo abantu batinya iyo baburwaye bagira stress nyinshi bagahangayika use bazambaga bise kabatinya no gukorerwa operation. Mu by'ukuri nkuko nabisobanuye umwingo cyambere uba ukeneye kumenya umwingo wawe uri mu kihe gice. Ni umwingo woroshye se ushobora kwihanganira se kuzahorana ubwo bubyimba mu ijosi ibyo ni ubushake bwawe. Ariko wagombye kubanza kumenya ubwoko bw'umwingo urwaye kuko nababwiye ko hari n'igihe buba burimo n'amakanseri. Ibindi byo iyo ugiye gushaka umuganga ashobora kukugira inama mugafatanya kumenya umwanzuro muzafata kugira ngo umuvurwe. mwavuze ngo umugore utwite ngo nawe ashobora kuba nyine birabihe birimo bishobora kugutiza umurindi we hari ikindi kintu inama yihariye mwamugira yakurikiza. Ni inama nyine yo kureba uburyo yakongera imirire isakarya indyo yuzuye niba ari ikibazo cya iyode nayo ikaba yashakishwa uburyo yongerwa. Nababwiye ko uriya munyu sel de table uriya munyu washyira ku meza mu biryo buri ku meza burimo iyode. Mbese biramutse bigaragaye ko ari ikibazo cyo kubura iyode murakoze cyane rero